ashimwe. Haleluya. Ndashaka gushima Imana. Imana nkijije uburwayi bwo mu nda. Nari maze iminsi myinshi nararwaye mu nda, nkajya kwa muganga bakama imiti ariko sinkire nkakomeza nkaribwa kandi samaregre nkaribwa gusa. Igihe kimwe kigira ncika intege zo kuza gusenga. Bivuge neza ngo kuko bivuga buke vuga ati nacitse intege nacitse intege zo kuza gusenga. Numva ncitse intege. Ntabwo yaragiterana ahangaha. Yesu ashimwe. Ari maze igihe kinini nasenga. Rero pastor wanje Alphonsine agakomeza kumbwira ati kutaza gusenga. Nkamubesha ngo mba ndi mu kazi kandi nta kazi nabaga ndimo. Abaga nibereye mu rugo ndyamye. Rero igihe kiragera mu kazi baduha off. Ndavuga ati ubwo bamaye off reka nje kwiruhukira. Fata inzira njya ku Gisenyi. Uja? Ku Gisenyi. Ku Gisenyi kuryoshya. Ngiye ku mazi kuryoshya. Yesu ashimwe. Njya ku Gisenyi mara iminsi. Ariko pastor agakomeza kumbwira ati uzaze gusenga. Rero iyo umunsi ndibuka byari kwa gatatu. Nari ngiye ku mazi. Ngeze mu nzira pastor Bizura arampamagara. Kumamagara kandi nari nkiribwa mu nda andavuga ati oya ndihangana. Ndagenda pastor kumpamagara ndavuga ati Mana yanjye aragiye kumbaza iki? Ndavuga ati umfashe. Pastor arambwira ati bite kutakiza gusenga? Ndamubwira ngo nakazi kenshi. Ati oya dimanche uzaze gusenga. Ndamubwira ati Imana ninshoboza nzaza. Kandi nta kazi twari dufite muri iyo week. Muri make warambeshe. Warambeshe nguri mu kazi kenshi nawe uri kuryoshya. Nari ndi ku Gisenyi. Yesu ashimwe. Ubwo kuwa kane off yarangiye ndatahanza ngaruka i Kigali. Mu hagati kwa gatanu njya ku kazi no kwa gatandatu. Nkiri kuribo kwa gatandatu ku mugoroba ndatanze Kabuga. Pastor Alphonsine arongera ambwira ati uzaze gusenga. Ndavuga ati ndazaza. Ariko ndaza hano Kabuga mu rugo ndaryama. Bigeze ku mugoroba kwa gatandatu ndaribwa mu nda, ndaribwa cyane. Na dimanche mbyuka ndwaye. Ndavuga ati rero Mana ndirwariye ntabwo njya gusenga. Ati ndirwariye ntabwo njya gusenga. Mwabyumvise? Nta navuze ati ndarwaye ndirwariye. Ibyo gusenga ntabwo mbijamo. Yesu ashimwe. Ati ndirwariye ntabwo njya gusenga. Oya umutima urambwira ati ntabwo ugomba gusuzugura pasiteri. Genda uje gusenga. Urumva nanjye gusenga avuga ngo ntasuzugura pasiteri. Wumvise icyamuzanye gusenga? Adasuzugura. Ntabwo yaraje gushaka Imana. Ubwo ndaza gusenga hano nkiri kuribwa bandaza ndicara. Nubwo nakoze protocole ndicara. Barasenga hanyuma amasaha yo kuvuga ngo bagiye kwakira pastor mukuru arageze. Yesu Kristo numva ndababaye. Banyakirira bumva ngo arababaye. Murabyumva iyo communication. Ntabwo twari mu mwuka umwe. Uri kubyumva? Icyari muri we n'icyari muri nje byarangana. Yesu ashimwe. Ntabwo yari we yanyanga. Icyari muri we nicyo cyanyanga. Numva ndababaye. Pasiteri yinjira hano. Navuze ati sinshaka guhuza amaso nawe. Reka nisohoke. Umva ntabwo yashaka guhuza amaso nanje. Kubera iki mu maso yanje harimo ibidahuye n'ibyo mu maso ye. Haleluya. Ntabwo byari bihuye. Yesu ashimwe. Narasohotse nsohoka hanze. Pastor araza arigisha. Rero hariya iriya bafure bari bashiraga hariya hanze. Numva n'ijwi rya pasiteri ririmo kumbabaza mu mutwe. Urumva ijwi rikamubabaza mu mutwe kumva muri mwebwe hari n'abameze uko nguko ariko ntabwo ari mwebwe. Yesu ashimwe. Nikiri muri mwebwe ariko kirasohoka mu bohoke. Numva ijwi rya pasiteri rikumbabaza mu mutwe. Iriya bafure aravuga nkumva umutwe ugiye guturika kandi ubusanzwe sinjya ndwara umutwe. Rero numva ndarakaye kandi ngira umujinya. Kandi n'ubusanzwe ntabwo ngira umujinya ukabije mu buzima busanzwe. Nije nagutera umujinya.
numva ndababaye mvuga ati Mana yanjye ubu naje gukora iki hano kweri. Nsohoka njya muri toilette ariko ngumva umujinya uranyishe, ngumva umujinya ndavuga ati singiye kurembera hano, ndavuga ati reka nze nitahire. Ndaza nzenguruka hariya, ngeze ku muryango umutima urambwira ati hoya ntabwo ugomba gutaha Vanessa, guma hano mpaka amateraniro arangiye. Ndongera ndasubira hanze, ariko ijwi rya pastor ubwo ryari riri kumbangamira, ndarwara umutwe, umutima urambwira ati urarwaye umutwe, urwaye mu nda, utegereje iki? Tahire. Murumva komite zikorerana mu mitwe yanyu, komite zigaterana mu mitwe, inama ikarangira n'imyanzuro mu mutwe ikarangira ati witahire wigendere. Yesu ashimwe. Hagera gusenga uti reka twinigire muri toilette, iyi nsanga ibi birangiye ibi. Yesu ashimwe. Yego. Okay, ubwo njya kuri toilette, nguma muri toilette, umutima watewe ariko wagiye ugasenga. Naza hano nkicara hara muri tente, nkumva ijwi riri kumbangana, umutwe ugakomeza ukandya no mu nda, ndavuga ati sasa rero Mana icyo ushaka kibi. Ndakomeza ndicara, amateraniro arangiye, ndavuga ati Imana ishimwe. Hanyuma ndaza nkiza dukubitana na pastor hariya ku muryango. Nkiza nshaka gutaha amateraniro arangiye. Turakubitana ku muryango hari. Dukubitana nsohoka. Usohoka nanjye nje gufata baga ngo nitahe. Uje gufata baga ngo ugende. Pastor urambwira ati biti ndisa tamakuru ni meza. Ngwino ngusengere Mana we. Ati noneho ndapfuye. Umutima urambwira ati Vanessa please ntiwinjire hariya ahantu. Nkomeza kurwana n'umutima, hariho Peter w'umusekirite arambwira ati ariko ngwino ko uhagaze. Ndamubwira ati hoya. Pastor agenda ageze ku muryango arambwira ati kutaza. Ndavuga ati reka ngende. Peter afata ukuboko turinjira muri bureau, ari kumwe na Pastor Josiane. Baransengera. Pastor arambwira ati you are free. Ndavuga ngo amen. Arambwira ati iyo utazi uyu munsi wari kuba ufite ibibazo bikomeye. Arambwira ati you are free. Ndavuga amen. Ndataha, mu nda hakomeza kurya, bigeze ku mugoroba nsubira mu mujyi mu kazi, ariko mu nda harandya. Mbyuka mu gitondo njya ku kazi, ndavuga ati oya reka nje no kwa muganga. Kwa muganga bampa ibinini byinshi, kubera ko ntinya n'ibinini. Ndavuga ati Mana ntabwo mbinywa byose pe, wavuze ngo I'm free, rero ndizera. Naragiye nk'u ibinini bike, ibindi ndabita, narabitaye ntabwo nabinyweye byose. Kuva ubwo narakize, hashize nk'amezi 3 sinkiribwa mu nda, niyo ngiye no mu marege sinkiribwa. Mwabyumvise ibyo bintu? Yesu ashimwe. Hari icyo mutumvisha aho ngaho. Yashaka kumpunga, yaje ku Gisenyi kuryosha, namuhamagara akanga kumfata. Hanyuma Mwuka Wera atinda aramukoraho aramfata. Nturi ngo ndi mu kazi, ibyo ntiyabibabwiye. Yambwiye ngo ndi mu kazi kandi ari Gisenyi. Haleluya. Ari kuryosha. Ku cyumweru uzaba uhari. Yesu ashimwe. Ibyo byabaye kuri uyu, byabaye no kuri Mishu, biba no ku bandi benshi. Yo Mwuka Wera ambwiye ati hamagara runaka. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Yabaye intambara kugira yemegwe no gusengerwa. Hari abantu mubwira muti tuje gusenga bakakwangira, ntuzagire ikibazo, buriya ntabwo abari bo. Haleluya. Haba hari izindi mbaraga ziri kumubuza zidashaka yuko abohoka. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuva ubwo ndashima Imana, mumera Imana icyubahiro, yaranyijije, ndayishimira.